cyane kwakira Lorenzo Christian Musangamfura muri mu muryango mugari wa SKFM. Nkuko bisanzwe niba ari hafi ya kwinjira ibindi tukabivuga ari hano n'abanyarwanda bamubona ko ahari. Karibu sana. Welcome again. Thank you so much, Anaisa. Mwaramutse meze neza? Mwaramutse neza. Oh wow, look at this. Thank you so much. That's my girl. Thank you. Welcome flowers. Thank you so much. Rumaga yigeze kumbwira u Rwanda n'umusangamfura. Nibi yavugaga. U Rwanda n'umusangamfura mugize neza cyane. Izi ndabo murahumura kimwe. Bambwiye ko nanahumura neza muri iki gitondo. Ubwo hari akabavu nakoresheje nta wamenya. Reka turebe rero uko ibintu bigiye kugenda. Pauline ntajya yemerera itarimo akantu ko kunywa. Akunywa karahari se? Kira noneho. Oh Jesus. Look at this. Ibintu ntabwo. Look at this. Ibintu hari akarimbo nigeze kumva hano kavuga ngo 93.9 FM. Hey, Jesus Christ. Pop it. Champagne. Yago nigeze kuririmba ngo nsigaye mfungura champagne. Aturugendo rutoroshye. Menya rubwa mbere nafungurirwa champagne kuva navuka. Oh, thank you so much. Ibihumbi bitandatu live biri kutureba bagufungura champagne bakubwira bati ikaze urakaza neza mu muryango mugari wa SKFM 93.9. Ndimo feed hari ibintu birasa neza cyane. Iyi studio ko ari gitangaza. Urabona? Shora kwa ruga mbere monye studio nziza kuva navuka. Cyane. Blend y'amabara. Asante sana. Mutuku n'umweru na Arsenal yigendera. Hanyuma rero kamera nziza n'abamagnifique hari uburyo bacanga irangi it's unbelievable. Ntushobora kumenya aho kamera iri. Akari bya bintu kamera umuntu abayihagaze inyuma kubwira ngo reba ngo hano no ntushobora kumenya aho kamera iri. Kamera ibaye. Wabuze terapiye. Nta terapiye. Dore hariya. Namadrone. Jesus. Nubango na marobo hanga na marobo. Wow. Na madrone. Umuntu yasoma se. To SKFM. Aha. Iryo shitese. Menya rubwa mbere naho kuri champagne nziza cyane. Ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu. Ubuzima bwiza bwanyu kandi n'ubwa SKFM. None si ibi bitandatu kweri. Bitandatu 700 birabura ibi birindwi ngo bimeze bite? Birindwi biragutegereje. Patrick ari he? Ntiyakeneye ifoto hano. Imwe se? Patrick nawe yaje kumpa ikaze. Bamonike barahari. Ariko nari nkumbe na kamera ashije ntagaragara kuri kamera. Ariko ngo ninde muntu wagutwaye muri ya Volkswagen? Uriya mugabo ntabwo nzi ukuntu yitwa ariko yantwaye muri Volkswagen Terramont. Burya ngo ni nka V8 zo muri Volkswagen. Yambwiye ko atari zimwe ziteranyirizwa mu Rwanda. Iriya Volkswagen ngo yavuye ahitwa Nuremberg mu Budage. Ntabwo yabasembodi mu Rwanda. 2025 akozwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Yavuye Nuremberg mu Budage iriya Volkswagen ifite umunyenga ntibaho n'igitangaza. Naryohewe cyane. Ibyo ni ibintu byacu kuri SK. Ngira ngo narabikubwira kugira ngo namareshya mugeni kandi atari yamutunga. Ariko nawe wambwiye studio yari kiri chantier nta rangi ryari ryakagezemo kazu. Uzigera bwa mbere ukuntu yari ameze. Harimo abajene aba interior designers barimo barabaza yari chantier. Igihe usinya bwa mbere. Usinya bwa mbere. Uravuga uti ibintu bizaba. Ntabwo nenzi kwizaba radio pe. Ahubwo ariko ni gitangaza cya radio. Numva wari wabonye ibitangaza. Ngiye kwanza byose byari bimeze nk'ibyarangiye. Nese nahise uzi ngo wananza. Oya, wananza. Y'abantu bakora hano bananza. Umuntu wananza ni kazungu. Abantu bakora. Oya. Ndumva ari kazungu gusa karezi byose. Nibyo. Nje nahageze ari chantier. None si 700 ngahe? 800 turayimaze iki kweli? Akabanyarwanda nabo barakabya kudukunda. Dukeneye 10. Sube ni ngombwa ngo mugere muri 10k kweli. 1010 live. Ibwo bigomba rwose kuza. Iriya Terramont wavugaga rero buriya ni ya Velvet.
tutabicira ifoto tutabicira ifoto ariko mu makuza eka ubwo bitewe nuko ndi kuri mixeri ndaza nyuma aha abadukurikira rero kuri live ya SKFM 2448 ari kubona hafatwa amafoto y'aba bakozi ba SKFM abanyamakuru ndetse baha ikaze bwana Lorenzo Christian Musangamfura winjiye mu muryango mugari wa SKFM 3.9 tubakeneye turi 10k 10 live kugira ngo mwumve ijambo rye rya mbere yinjira muri SKFM nk'umunyamakuru nk'umwe mu bacamanza bashya nkuko mubibona kuri titre handitse ikaze mucamanza Lorenzo. Aha, ubwo rero bafata ifoto duko dukeneye ifoto imwe na SK mwakira. turakwakiriye rero officially nkuko nabivugaga navuga ko ubanza kuririmba rero dukunda navugaga ko kuririmba nyamukandagira mu kibuga kikasimituza nasabaga ko navugaga ko iriya Telemount ibarizwa muri Velvet bafite iyo service ya transport VIP nabyo yarabiteguye cyane Velvet ni urundi rwego nahazi bari ku rundi rwego ni next level cyane rwose. So Lorenzo turakwakiriye mu muryango mugari wa SKFM yaba bari hano n'abatari hano nta utishimiye kukwakira hano. Ntago twavuga byinshi kuri wowe kuko aho uvuye waruzwi bari bakuzi icyo ushoboye barakizi. Ariko turishimye kuko ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo kwiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye. Ni n'urugendo rurerure urabizi. Gemenya Lorenzo ntago namwumvise kuri radio, nakomeje kureba ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga ndabireba kenshi ngeze aho ndavuga ntariko there is no way uyu muntu yaba atari umuhanga. Uyu muntu ntago text ze ntago yaba atari umuhanga. Ibyo byose nubwo ntumva radio y'Umusanze ariko muri izi text harimo ikintu ntangira gukurikirana. Nibwo natangiye kumva ama documentaire yohereza kuri RBN numva ijwi nyuma y'inyandiko ijwi ndavivura nsigara kuvuga ngo noneho ibindi bimeze bite. Ntangira gukurikirana kansuze umushuti wanjye uri Musanze yitwa Patrick akora kuri Energy. Patrick uramuzi wabaye SG wa Musanze yabaye team manager wa Musanze niwe nahise nsaba kunkurikiranira akama makuru akama amajwi akama hanyuma rero noneho nza kwivuganira na Lorenzo njya ni Musanze turibonanira musaba kumpa n'ibiganiro noneho birambuye binini arabimpa nahise mvivura. Cyakurikiyeho n'uburyo bwo kugira ngo aze araza ibindi ni urugendo rurerure birumvikana ntari bugiyemo ko ari kera ni nyuma gato ya COVID-2021 tagira ngo nejo. So sinava ngo nige wavumbuye impano ya Lorenzo kuko namumenye ari kuri radio hari abandi babivumbuye ariko nashizeho umuntu ukorera Musanze tutumva ko nagiye kumva ko Lorenzo yaje kuri Fine FM mu Kigali nabyo murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Umwana akoreraga i Musanze n'umwana umusore akoreraga i Musanze yajyaga nyandikira agende kuri radio 10 ambwira tubundi turi mu Kinigi turabakurikiye neza ariko nyine urumva ntabwo umuntu yari akamenya impano ye
ariko urumva ko Karenzi no kuba wandika hari umuntu utwumva ibyo wandika ubuhanga bwawe biragaragara niba wandika cyane kuri Facebook n'urugero niyo ikunze hari n'umunyamakuru watanze ubuhamya ukomeye muri Tanzania twa Oscar gira amazina yombi ya Oscar si impamvu akoresha yombi yavuze ko nawe yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga batarumva ijwi baramushaka ku buryo nyine yabaye umunyamakuru ukomeye wakora kuri Wasafi n'uburyo ari umuhanga yavuye muri siporo barasesengura amakuru yiriwe bagira ikiganiro cyane mugoroba ibyiriwe byaba muri politike byaba mu bahanzi byaba iki babisesengura nimugoroba. Okay. Ikaze rero Lorenzo hano nukubona umuhe kongezwa undi narratives z'aba internet hirya no hino ntizizagutera umwanya kuko njya mbona byinshi bivugwa urabona Karenzi sinzi aragoye sinzi ndagusabye ngo uzisanzure mu bitekerezo no mu myumvire sibyo nta kibazo na kimwe gihari imyaka maze Kazungu arabizi yaba kuri Radio 10 yaba kuri Fine FM n'ahandi nagiye nyura nabayeho muri deba nabayeho nk'umuntu wemera kweshanje ibitekerezo n'abandi kandi tutumva kimwe ntawe nigeze ngirana nawe ikibazo kubera ko tutumva ibintu kimwe n'ikimenyimenyi aho twanyuze hose niko byari bimeze kandi ntekereza ko nubwo ntari nyiri radio ariko nari mfite ububasha cyangwa se nari mfite ijambo ryo kuba hari ibyo nakora ariko si ntibyigeze bibaho. So ikitemewe hano ni ugukorana n'abaturwanya n'abatifuriza ibyiza SKFM kuko barahari sibanga icyo ukimenye kandi ntago nkubarira muri uwo mubare so ibindi ni amahoro ni ugukora impano ntituyishidikanyaho abanyarwanda barayizi let's go to work. Thank you. Ibintu uvuze ni byiza cyane ndumva nagira icyombi bivugaho wahereye ku rugendo nyine rw'igihe tumaze tuziranye wari ukomejeho neza ko twamenyanye muri 2021 nakoraga kuri Radio Musanze natangiye kuyikoraho 2018 navuga ko no mu buryo officiel bwo natangiye umwuga w'itangazamakuru mva ko naka experience mu buryo bw'imyaka karagenda kazamuka so icyo gihe rero wa mugani byari bitangaje nekeza kwishura kubiri mu minsi nishimye no bwa mbere nangize opportunity y'umuntu mbwira ngo ibyo urimo by'itangazamakuru ryo kwimenyereza kuri radio y'abaturage kuri inshuro noneho wakuruka mu munyamakuru bitunze navuga ko ari umuntu wa mbere wampaye offer y'akazi gahemba malheureusement ariko none heureusement ku rundi ruhande wenda rwanjye ntabwo twamaranye iminsi twakoranye kuri kuri Fine FM nuva yari iminsi 4 ubwo nibwo Radio Rwanda yise nsaba ko nshobora kujya kuya service nari ngikeneye mu by'ukuri nanjye gutanga service kuri Radio Rwanda kuko ntabwo nari narigeze mpabwa ayo mahirwe mbere nagiyeyo ndakora nyuma nza kujya kuri Radio 10 icyo gihe nakoranye na Kazungu turaryoherwa numva twararyohewe cyane mu mezi nk'abiri n'igice birangira nsubiye nyuma kuri Radio Rwanda kuri inshuro rero duhuriye hano kuri SKFM mbere na mbere Karenzi nk'umuyobozi w'igitangazamakuru ndamushimira kubwo kumpa amahirwe mu bihe bitandukanye no kumpa akazi nyine nk'umuboss mu kwezi kwa mbere nibwo nasinyiye iyi radio bwa mbere taranajyana onea itaratangira no kuvuga yari cyubako yari kiri chantier narasinye rwose inkuru mwabonye zanditswe nubwo ntagize icyo nzivugaho ariko narasinye rwose kiragiye zira nkuru za Batistache zirankwa zigihe numva ari ba Emi bazanditse ku gihe abantu bagenda bazivugaho nanga gukomanta na unyankomanta ku bintu byose ko harimo ibintu nyine bitavugaho bavuga ko nasinye nanze kuvugaho kuko no mbere mu kwezi kwa mbere narasinye ariko hazamo procedure yo gusinyura urumva ntabwo nifite icyo kubivugaho ariko abantu bayimenye icyo gihe nari nasinye n'amafaranga meza cyane ntekereza ko na nyuma yaho rwose ntigeze nyahembwa ariko nyuma y'amezi 6-7 nongeye gusinya ubwo rero ibyo nibyo gushimira Karenzi umuntu urwaye opportunity inshuro 3 ntekereza ko mugane hari icyo umuntu aba kubonamo
hakabamo na faveri y'Imana. Imana igiye guha umugisha igira abo iwunyuzamo, ntabwo Imana itanga umugisha ubyuke mu gitondo usange ku buryango, harabikoresha nyine. Ubwo ntekereza ko no mu gihe kiri imbere, kuko nanjye gusenga sinigeze nshogora, ntekereza ko nzakomeza kugira abantu Imana inyuzamo umugisha wanjye. Kuri inshuro rero ni Karenzi, ubwo nishimiye nyine kuza muri uyu muryango. Natunguwe cyane kuko kuva icyo gihe nsinya ikiri chantier ntabwo nigeze ngera hano. N'ubwa mbere nagera muri studio, n'ubwa mbere. Ndatunguwe, nari nzi ko abashobora kugira studio nziza ari abafite ibya mirenge bizwi. Ntabwo nari nzi ko umuntu wari umunyamakuru w'igitangazamakuru runaka mu mezi 6 ashize 7 ahembwa nawe ari kuri payroll y'igitangazamakuru mu boss runaka ashobora guhita akora ibintu nk'ibi. Studio ntekereza ko igomba kuba iri muri 3 nziza mu gihugu. Urebye design ukareba mikoro rwego rwazo ni generation 2025. Izi mikoro zisanga hake. Ntekereza ko n'abatwumva amajwi hari baryohewe arimo gusohoka neza. Kubera ko nkunda kuvugira kuri radio, nkunda ijwi risohoka neza. Buriya nakaga kuba wizeye kuzi kuvuga neza ariko amajwi yagera mu byuma bya kera bimaze imyaka na Nyagateke, byariwe n'umugese, byuma byo kubwa abakoroni, ijwi rigasohoka ryabaye ribi uko utarisohoye. Nakaga biragatsindwa n'Imana. Ijwi ryawe ari ryiza rinyororotse, rifite base. Iyo Rikari yiteretse ahavuga ati ikaze Senior Sam Karenzi, umva ko risohoka neza cyane. Ati ikaze Senior Kazungu Clever. Mbese watekerezaga ko mikoro nk'izi ziraho wari uri gusa? Nta mupurive naho zihamaze igihe gito zihageze. Numvaga nyine nta wundi muntu ufite amahirwe yo kuba yazigeraho vuba. Numvaga izagera ku bandi nko mu myaka 5 iri imbere. Elas Kastari n'ujye uvuga ngo elas na hano zirahari kandi zimeze neza. Uko rero mbibonye iyi reception y'uyu munsi ntabwo nzayibagirwa. Ndi umuntu uri grateful, ntabwo ndi umuntu uri ingrat. Ndi umuntu ushima pe. Urukundo abantu banyeretse muri iyi weekend yose kugeza n'uyu munsi muri iyi introduction yanjye ntabwo nzabyibagirwa. Abakunzi ba SKFM n'abanje bwite bakomeje kundyamaho muri iyi minsi itari nyoroheye. Iyi neza yanyu, urukundo rwanyu ntabwo nzarwibagirwa. Kuva ku bakunzi b'ikiganiro bandika muri commentaire kuri YouTube kugera ku batwumvira kuri FM batavuga cyane. Iyi neza ntabwo nzigera nyibagirwa. Mbere na mbere y'Abanyarwanda, Abanyarwanda badatwarira iyo rigoramiye, Abanyarwanda badatwarwa na fake news z'aba internaute, Abanyarwanda basesengura kandi bagenda gake. Ntabwo nje hano kuvuga ibintu byose byabaye ntacyo bimaze. Dufite inzego tugomba guproteja, kuko buriya aho mvuye uvuze ikigo nka RBA ni ikigo kinini, ni ikigo cy'igihugu kizakomeza kubaho nyuma yanjye, nyuma y'abakiyoboye, kuko si bo banahoze bakiyoboye. Icyo kigo gikwiye kubungwabungwa no kurindwa. Niyo mpamvu hari ibyo mutazanyumva mvuga, niyo mpamvu nzahibikanira kuvuga amakuru y'imikino bikarangira kandi ari ibyo byubaha nk'abanyamupira. Ntekereza ko ibintu byose bizagenda neza cyane. Reka nashimire RBA, reka nshimire RBA kubera ko RBA ni umutaka twese twugamamo. Ntibazakubeshye buriya itabishatse ntitwavuga. Reka bari ko mbivuga. Hari uburyo tubana mu mikoranire by'umwihariko banyakiriye mu buryo budasanzwe. Reka mbashimire abayobozi ba RBA guhera kuri umuyobozi mukuru Barore, umwungirije Sandrine we twaraniganye buriya mu ishuri mu Rurungano i Butare mu Rurungano imyaka yose cyane. Narinzi ko arangije nyuma buriya Sandrine Isheje ku munsi wa mbere muri kaminuza twicaranye mu ku ntebe. Twamaze nk'ibyumweru 2 twicarana ku ntebe twinjira muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru. Reka mushimire. Urumva rero icyo mvugira RBA nuko turi muri domaine imwe, tuzaguma turererana
tuzabarerera bazaturerera tuzakorana hano numva abantu babifata nabi ariko ahandi barabyakiriye ko abanyamakuru ni nk'abakinnyi iyi merika tushobora kugusiga itaha ntigusige ahantu hose ibintu bishingiye ku mpano niko bigenda kubera ko twebwe wenda turi ku karubanda biramenyekana ariko uzasanga abantu bahindura cyane buri munsi iyi ni creative industry cyane c'est normal ko umukinnyi yava akajya ahandi muri banki umuntu mu gitondo akora muri iyi banki nimugoroba ukamusanga mu yindi kandi nta abantu ntibahuze situation ya Lorenzo yari imaze iminsi ivugwa no kuba ari hano ntaho bihuriye byaratuvunye cyane ndetse n'ibimutangaho bikubye kenshi ibyamutangwaga aho yarari for your information bataza kugira ngo haraba mu profise mu bibazo bivugwa n'iki oya ntaho byari bihuriye ntaho bihuriye kuko byaratugoye cyane iyo biba ari muri iyo situation wenda ari kuza ahubwo ibyo yahabwaga biri hasi y'ibyo aje guhabwa hano ariko uko ni ukuri bikubye inshuro zirenze 2 ibyo yahabwaga aho yarari bivuze ngo byaratuvunye nta naho bihuriye na situation abantu bari bamaze iminsi bumva aho yakoraga so ndibaza nta kitagiyeho umucyo nzakomeza no kuzirikana ibyo nagezeho ndi muri RBA honestly kuko maze imyaka myinshi nyijyamo nyisubiramo nyibamo kuko nari maze imyaka 2 ndumvirengaho ndimo rwose ngumyemo muri iyo myaka 2 ntabwo mushobora kwiyumvisha ibyo nagezeho haba mu bwenge ariko haba no mu iterambere rifatika abanzi tugendana hafi muri sako yanjye barabizi neza ko hari ibyo nagezeho ndi muri RBA sinabona n'amagambo nakoresha mu kuyishimira kuko baramfashije of course natanga service nishyurirwa nk'umukozi ariko harimo opportunity nyinshi hari ibyo nagezeho kandi binyuze mu mucyo bitarimo byo kunyuza ku ruhande bitarimo ibindi bidasobanutse nageze ku bintu bifatika nahawe n'ikigo bihinganye na service nagihaga nateye imbere cyane ndi muri RBA so ubu rero nzakomeza gutera imbere ndi hano nta gusubira inyuma Karenze yarakomoje nyine ku byo yanyemereye ngomba uretse no kuruta ibyo nari mfite ubu binaruta n'ibyo yari yanyemereye ubushize mu kwezi kwa mbere nuko ibintu byihuta gukora calculation batangiye gukuba bakubye amwe batangiye gushyira batanga none se oya ntibiyaba ukwezi ni kurapfa harabo nzashaka tugasangira agakofi wenda ukwezi gupfuye ariko haracyari kare ariko ubwo nukuri mwumve ko ndishimye urukundo munyeretse ntabwo nzigira rwibagirwa reka turebe ko Imana izamfasha nanjye nka shobora kubaha ibingana cyangwa se binasumbye ibyo munyitezeho ibyo byo nta muntu byishoboza nizere ko ibyo nakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga nazamara 2 ntibizagenda bite batega iminsi reka mbahe amakuru radio se bigeze bemera ko izamara 2 oya batanye igitangira ati ingingi maruko no reka mborohereze nari nabivuzeho nejo rwose uri free mu gihe sinshaka iyo pressure kuyijyaho ku buryo izanagufatisha ibyemezo bitari ngombwa nubona opportunity ubona iruti yaha cyangwa ukabona condition zitakunogeye ntuzajye kuri iyo pressure ngo urabona baravuga ko ari Lorenzo ko bidatunguranye ari Lorenzo oya be free feel free mu Rwanda ni amahoro nihagira undi uguha ibyiza cyane biruta ibyiza ubona hano tuzaganire ariko se kare reka icyo mbaza ubundi muri twe ninde wahoza Kazungu ibitangazamakuru yanyuzeho ntibirondoreka numva byinshi nawe ashaka kuba ari ibyo atibuka kuva tumuzi kuri contact niho namumenye cyane kwanza ni naho kuko naramwumvaga ku buryo kwiga barimo bavuga byarangoraga we nabo bakoranaga
na Christian Patos niba nibuka neza Uwigenga Christian Patos. ariko hari n'ibigashobora kuba atibuka yanyuzemo Rwose. kubera ko ari byinshi Ni byinshi. abantu bakira kandi ibyo nyine abantu bintu. babyibaza kubera iki umuntu niba ari umuhanga ko cyahindura ibigo ubigendanye n'ibya Lorenzo Lorenzo avuga kora ibintu biri mu nyungu zawe umutima wawe wemera na Karenzi Ariko boss ibyo hano kuvuga nawe ibitangazamakuru yarabihinduye ariko ibyo kuvuga ngo nawe yarabihinduye ngo kubera iki ngo ahindura cyane nta Karenzi ntabwo yakora ibigo byinshi ariko yarabikoreye ni bike cyane bingana n'ibyo nakoreye ariko maze imyaka hafi 20 wowe nturamariye Ariko birangana. 7 wakoze kuri Salus imyaka 11 akora kuri radio 10 RC Huye murayibagiwe RC Kandi niho Huye. natangiye ubonye nabaze kuva RC Huye 2008 RC Huye niga mu shyiramo n'amashu yiga 2008 niga 2019 2008 niga mu mwaka wa mbere wa kaminuza ntago nategereje kubera ko amabwiriza yavuga ko kujya kuri Salus ugomba kuba byivuze uri mu wa kabiri sinategereje kujya mu wa kabiri mu mwaka wa mbere nahise njya kuri radio y'abaturage mpava njya kuri radio Salus njyanwe na Castari musuze cyane grand frère ejo yaranampamagaye ejo undi ninjoro twaganiriye umwanya kandi yambwiye amagambo akomeye yanyubatse reka mushimire ariko iryo nibuka ryansigaye message nziza yanyandikiye iryo nibuka cyane nasigaranye mu byo twaganiriye iryo nibuka nuko yambwiye ati hari umuhanzi tudaha agaciro cyane witwa Senderi aramufana buriya ngira ngo nuko ari no mu burasirazuba iwabo ariko nanjye ndamukunda Senderi ati araririmba ngo mu kibuga ufite umupira niwe abantu bataka niwe bakurikira kugira ngo bawumwake ati rero ntuzagwe mu mutego wo gutakaza umupira gumana umupira bivuze ngo witinya abakwataka kukwataka bisobanuye ko ari wowe ufite umupira sibyo komeza ugumana umupira rwana no kugumana umupira kuko nutagumana umupira ntuzatsinda igitego nuko ngo abadafite umupira ntabwo bashaka ko ntawe ubataka barataka ufite umupira kugira ngo bawumwambe abawutakaje ntago bagira ni amagambo ari mu bwenge bwinshi byagora udari kuri iyo nivo kubyumva ariko jye nakuyemo ibintu byinshi so ndamushimiye cyane nakara agaciyemo erega nanjye ubu naje ndi muri incertitude ntabwo nari sûr ko ndi bugusanga aha kubera ko ejo tutavuganye kuri telefone nabonaga imiriro y'abamutangazaje na ba Leonidas bavuga ko ushobora kuba rwose uri mu maboko atari ayawe ejo ntabwo twavuganye kuri telefone ko ari ku cyumweru niriwe mpuze cyane uko nkuzi ntabwo nagomba kugira ubwoba ariko amugani n'igitonyanga gishobora kugwa kuri sima buri kanya bikarangira kimennye so ntabwo rero nanone wabiruringa uti y'abantu nyine bakwikoreye cyane biba biri like ko banagutura hasi Imana itakurinze ariko niyo mpamvu nyine umunyarwanda yise umwana we ngo Sibomana Sibomana izina ririmo ibisobanuro byinshi cyane Kazungu niwe muntu ubu ngubu rwose uri innocent w'umwere utagira ikintu na kimwe avugwaho ni umurokore Kazungu kugira ngo bizadusobanurire byiza cyane kuri channel ye aravanga ubuzima bwa Kazungu Kazungu abarizwa mu rusengero no mu mupira w'amaguru iki kintu yari kibazo kirantangaza ntabwo bizi abikomoje ku bantu bari batoranyijwe bareba shampiyona y'u Rwanda cyane abanyamakuru bakurikira Rwanda Premier League cyane abanyamakuru cyagiye mu bihembo none baribaza ngo Kanezi ntabwo yari afite ikibazo cyo kuvuga ngo Kazungu bamuha igihembo ariko se abura gute aborera no muri nomination bari abanyamakuru batanu ndumva batoranje mu ikubitiro mbere naribazaga ngo hari abanyamakuru batanu mu Rwanda bareba umupira kurusha Kazungu ninde urusha Kazungu kureba umupira yabivuze birantangaza niba Kazungu atari mu rusengero abari kuri stade abarimo kureba umupira numvishe rwanye nikanze ndavuga ngo Lorenzo aranze kurushwa n'izi ngira ngo
oya ubarizwa muri stade no mu rusengero. Byarantangaje cyane kubona abantu batoranyije abanyamakuru 5 ngo bakurikira Rwanda Premier League cyane ntibarebe Kazungu ushobora gukora 11 ba polisi n'abasimbura abo 11 n'ikipe ya gatatu 11 ya Police FC. Mu banyamakuru muri abanyamakuru 5 rero batoranyijwe sinakireza ko hari uwakora Police FC. Ubwo menya bari nk'umunane ahubwo. Bari benshi. Ntabwo nzi ko harimo watondeka Police FC ibanzamo n'isimbura. Ntabwo nzi ko bishoboka. Icyo gihe naratunguwe cyane. Yigeze agashya nubwo ndi muto ariko yapanze 11 yabo biganye muri 1982. Igihumbi 1982 11 igororotse yari yashyize ku murongo. Inani kabiri ubwo haburaga imyaka nka 20 ngo mvuke. Ntabwo zaba mu mutwe. Ntibibaho n'igitabo. Ariko wenda uko imyaka igenda birashobora ko nzayibagirwa. Impamvu nyibuka nuko nibwo bwa mbere nari mbonye ikipe ikina. Nibwo namenye ngo mu kibuga hajyamo 11. Uri umutoyaga dukina niba ari 3 niba ari 2. Noneho umenya ngo mu kibuga hagomba kuba 11. Nibwo nabimenye bwa mbere. Nibwo niyo mpamvu nyine na liste umwarimu arayisoma nari mu kibura mwaka. Ariko listing umamo. Urinzi ibitabo pe. Dusoza rero hari abantu basabye bati Lorenzo mudasoza ataturirimbira akaririmbo. Hari n'abari gusaba ngo reka ndatimana data. Sinzi. Ko mutayise ku buryo muri bunyakire. Turakwikiriza. Ariho nyine abantu bakuziye uririmba. Ko abantu benshi utaraza. Babyanditse n'abahamagara barabivuga. Ngo Lorenzo ngo ze kuririmba. Yaberega buriya. Ngewe naririmbye mu kiliziya.